ahantu nyine byaturutse nyine muri uko kurwara kuko narwaye muganga ubwe dogiteri aravivura avuga ati ntiyakira niyo yajya muri Afrika y'Epfo kuko mfite transferi ya muri Afrika y'Epfo cyangwa muri Kenya n'abantu turwaranye baradukuye mutunyama twese baragiye kudupima nkabona abonye ubufasha aragiye hanyuma rero ubwo kuza ro kwitwa amahirwe ya kabiri nuko narwaye dogiteri nyine akavivura ko nzapfa ntazakira abona ko ntaho byaturuka kuko yamaze kumbaga barabanje baravugana ngo kanseri yicokoje ngo ahita imurangiza babanza gutinya kumbaga hashira imyaka yose 6 hano ntageze wapfa kuhabona nageze niruri nageze hano wenshi noneho navaga ku ivuriro rimwe bandangiye irindi ariko bakambwira bati ntabwo nta ndwara ufite kandi amaraso yo mu mitsi yose yabonezaga hasi abonezaga agacepfo ubuzima buri guhagarara kunsura kanzanira rufuku bakacamo ibice nakwicara ubundi bakarunditaka nkaba ari cyo ntebezamo ikibo umwana umwe abaza kubaroga hari umuntu wabafashe abarogera rimwe ari babiri nagiye mu isoko ndaza nizeraga Imana cyane numva nyine nta burozi bubona nzi kandi ko uburozi bwo nabufite nta bandi babufite ndaza nsanga umwana umwe aranegekaye mujyana kwa muganga itambwira ati bamuroze ndamwamuga ntukabeshye ubuse yabukure nanjye ntabwo mfite amutera urushinge ahita apfa mu gitondo ngaruka kureba undi nawe nsanga arimo asamba nsanga bacukuye imve ebyiri ndababwira nti ntabwo uyu nguyu ntari imitsi gitera bashaka kumuhamba ku ngufu nanjye ndabyanga indirimbo ivuga ngo umubabaro wawe Imana yarawupimye kuko niyo naririmbye ngatekereza ukuntu nabaye imfubyi nkagoka nkabona abana banjye bagiye kugoka nkanjye nkahita ndirimba ngo umubabaro wawe Imana yarawupimye amarira yawe Imana yarayapimye nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788302368 iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Bakunzi bacu tubahaye ikaze muri uyu mwanya hano kuri zino channel zacu ndi ntivuguruzwa Tadeyo ariko kuri kamera dufite umutumirwa cyangwa se umushyitsi n'umubyeyi mwiza unambaye neza turaziranye ariko nyemerera nkubwire ngo wambaye neza atugwaye ikaze rero ngira ngo tangira usuhuza abadukurikiye unabibwira babwira amazina yawe. Abantu badukurikiye ndabashuhuje cyane Imana ibahe umugisha kandi barinde barebane n'amaso y'impuhwe. Amazina yanjye nitwa Tabita ni ry'Imana yanyise ubundi nkitwa na Mama Liza ariko izina rya Pasiteri ni Adelphine. Izina rya Pasiteri na Adelphine Tabita ni rya Imana yakwise iry'ububyeyi iry'ababyeyi na Adelphine iryo kuba ndi umubyeyi ni Mama Liza irya Pasiteri ni Adelphine harya iry'ubuhanzi ryo ko numva ufite menshi amahirwe ya kabiri iry'ubuhanzi n'amahirwe ya kabiri. Okay, uraje tubwireho gato kubyo amahirwe ya kabiri abantu bashyize bakomeje kuvuga ngo uzagaruke kuri hano ariko mbere yuko tukomeza ikiganiro turaba Kristo nawe uri umukristo umukozi w'Imana nanyize ngo twiragize Imana kugira ngo ibyacu byose ariyo ibigenga. Ahubwo nibyo sawa. Yego. Witeka Imana isumba byose, Imana nziza, Imana yera, Imana yumva, Imana idahishwa ibanga. Mana turi imbere ubwiza bwawe turagushimye turaguhimbaje tugushimiye kugira neza kwawe. Uwiteka nukuri sinenzi ko nzano kuri no kamera ariko yewe warubizi. Ngushimiye rero ko ugera surprise ikomeye. None Mana nkweretse aba banyamakuru bari hano nkweretse umukozi w'Imana uri hano Evangeliste Mana Uwiteka mbazamuye mu mbaraga zo gusenga no mu ngo by'amasengesho ngo barinde kandi Imana ibyo tugiye kuvugira hano biguhesha icyubahiro ntihaze kubonekamo umugayo. Urakoze kubyumvise ukawe bikoze bisabye nizeye izina ry'Imana umwana n'umwuka wera. Amen. Imana guha umugisha. Ubushize twarabanye kuri kamera zacu kuri channel
ariko abantu barakwishimira bagukunda bakunda n'ubuhamya bwawe. Yenda turi bugaruke mu mwanya w'ubuhamya cyane, ariko mu cyitwa interrogation reka mbabwire ko yari wa mama Imana yakije kanseri. Uyu ni wa mama Imana yakuye muri sirikeye yamaze kuyigurirwa ngo bajye kumushyingura iramukiza. Uyu ni wa mama Imana yakoreye byinshi. Ndagira ngo utubwire noneho gatoya nubwo tujye mu buhamya cyane, tubwire ku ijambo ku izina tubwire ry'amahirwe ya kabiri ho gato, ubundi nze kukubaza n'ibiri nagutumiriye kuri uyu munsi. Amahirwe ya kabiri ryaje rite harya, ubundi byagenze gute? Amahirwe ya kabiri nyine urumva ahantu nyine byaturutse nyine muri uko kurwara. Kuko narwaye muganga ubwe dogiteri aravivura avuga ati ntiyakira niyo yajya muri Afurika y'Epfo, kuko nari mfite transferi ya muri Afurika y'Epfo cyangwa muri Kenya. Noneho abantu turwaranye baradukuyemo utunyama twese baragiye kudupima, nkabona abonye ubufasha aragiye ngiye nsigara aho ngaho. Hanyuma rero ubwo kuza rero kwitwa amahirwe ya kabiri nuko narwaye dogiteri nyine akavivura ko nzapfa ntazakira, abona ko ntaho byaturuka kuko yamaze kumbaga. Barabanje baravugana ngo kanseri yicokoje ngo ahite imurangiza. Babanza gutinya kumbaga hashira imyaka yose 6, bambaze 6 yenda gushyika. Hanyuma bambaze handi babaza ahita habora, inyo zigaca hepfo zindi zikarungurukira mu mapfundo y'indodo n'amashyira agaca hepfo. Amahirwe ya kabiri hano yaturutse nuko nongeye nkaba muzima. Urabona icyo gihe nabonaga ari ibintu bikomeye, ariko kuko Imana yambwiraga ati nzagukiza nzakugira neza kandi abana bawe uzabarera kandi uzabashyingira. Rero urumva ko Imana ivuga igasohoza. Hari ijambo rinyuze mu gutwi ntazi nazi na mbere. Ese kuvuze ngo kubapima se abantu barwaye indwara zikomeye nk'izo bakata ku nyama bakajya gupima inyama, bakajyana muri laboratoire bakayipima. Twabanje kwiruka mu baganga ngiye kuko nari mfite ibifaranga, nari nzi ko ari byo bikora. Na ubundi ni Imana ikora. Imana ni ikora. Ndabanza nkajya kwa Kanimba, ubu ni uri bunkize. Naho wagezeyo? Hano ntageze wapfa kuhabona, nageze n'iruri, nageze ahantu henshi. Noneho navaga ku ivuriro rimwe bandangiye irindi, ariko bakambwira bati ntabwo nta ndwara ufite. Kandi amaraso yo mu mitsi yose yabonezaga hasi, yabonezaga agacepfo, ubuzima buri guhagarara. Kunsura kanzanira rufuku bakacamo ibice nakwicara, ubundi bakarunda itaka nkaba ari cyo ntebezamo ikibuno. Ukaba wicaye uribwa binameze gutyo, ariko muganga dogiteri yapima, dogiteri apima akabura indwara. Imana n'umukozi w'umuhanga. Ariko Imana se yashika abaganga. Imana yakuyeho ayo mahirwe ya mbere izana ya kabiri ubugarura ubuzima. Ayo mahirwe ya mbere rero naracuruzaga mfite ibifaranga, narabuze umwanya wo gusenga. Burya rero umunsi wabuze umwanya wo gusenga Imana izawugushakira. Ariko n'ubundi hari n'uwambwiye wamvugishe ukurebye yabona n'umudamu w'umusirimu, ariko baranukubera Yesu. Dore naragiye nari mfite imodoka. Imodoka njyana mu makara, njyana mu biki, mbese nkararambaza inyungu nzunguka, noneho nkasengera mu mutima. Imodoka yawe kuri wowe wari utunze imodoka iki gihe? Nari mfite n'iduka riranguza. Imana izagushumbushyira bishoboye. Yego. Noneho rero noneho naza nkavuga kuwa mbere nzajya mu Gashyushya, kuwa kabiri nzajya mu Gacurabwenge, kuwa gatatu mu Nkoto, kuwa kane ku Mugina, kuwa gatanu Musambira, kuwa gatandatu mu Gacurabwenge, ku cyumweru ka Muhanda. Umboramo umunsi wo gusenga n'umwe. Ajya mbara inyungu buri munsi. Wapfase iminsi 7 yose ibarira icyumweru cyose kibarira business, ubura nk'umunsi n'umwe w'Imana. Nataha nkahita nsengera mu mutima vuba kugira ngo mbare inyungu. Ayo nungutse umunsi mbare, mbese byari inyungu gusa, ntabwo Imana yari ikiriho. Imana ibirebye rero bagatenda gutumura. Ubwo amahirwe ya kabiri udukurikiye yumvisha aho byahereye. Hari ikibazo kindi nifuje kukubaza uyu munsi. Ubushize niba nakitubwiye umwe mu bakunzi bacu, nanjye yarakinyinjije ko nakabaye narakikubajije. Ese ubu tuvugana wabaye ni izina riba mu Kinyarwanda rigoranye kurivuga, banza bari gushaka ukuntu bazarihindurira inyito kandi so kukubahuka. Wabaye umupfakazi mu wuhe mwaka, umaze imyaka ingahe? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ubu tuvugana se nyuma yo gupfakara ufite umuryango w'abana bangana gute? Banza tubwire ibyo. Njyewe nafujije umutware mfite imyaka 29, mfite abana 6. Hanyuma umwana umwe abaza kubaroga, hari umuntu wabafashe abarogera rimwe ari 2, nagiye mu isoko ndaza nizeraga Imana cyane, numva nyine nta burozi bubona nzi, kandi ko uburozi bwo ntabufite nta bandi babufite. Ndaza nsanga umwana umwe aranegekaye mujyana kwa muganga,
umuganga ahita ambwira ati bamuroze, ndabwira muganga ntukabeshye ubuse yabukure nanjye ntabwo mfite. Amutera urushinge ahita apfa. Mu gitondo ngaruka kureba undi nawe nsanga arimo asamba, nsanga bacukuye imve ebyiri. Ndababwira nti ntabwo uyu nguyu ntari imitsi igitera, bashaka kumuhamba ku ngufu nanjye ndabyanga. Ubwo rero icyo gihe nibwo nari ntangiye kubonabona ko nabonaga bashaka kumuhambira umwana ataranogoka, ngo aranogokera mu isanduku, ngo imitima y'abana ntinogoka vuba. Nibwo nese menya ko gupfa karari bibi bitangira gutyo. Utari warengaho wese wa kabiri byaje gusoza abayeho cyangwa nawe arahari ubariho? Niwe banyitirira, banyita mama Riza. Riza nubu baraje guca oya, ariko reka wenda hari akantu nakubwiye. Uretse urakambwira kazigame, hari ibintu nyine byateye mu isi ako turabakwiza kandi turabarokore, abantu bagashakira ibintu mu bintu byo guhimba no guteka imikoro, nubwo nzi ko utari guteka umutwe. Ubushize watubwiye ukuntu bakuguriye isanduku nawe Imana ikayikurokora ukaburiho. Iwawe bacukuye imve ebyiri, cyakora umwe aragenda undi arasigara. Ukuntu nyine byagenze mu gucukura izo mve ebyiri, na jewe nafashe umwana mbona bose baranegeka, ngiye kubajyana bose kwa muganga, numva umutima urankuza ateko none bwari uburuzira, sinabyitaho, njya gutira imodoka mugenzi wanjye duturanye. Mujyanye kwa muganga, muganga ahita avuga ati ubu ni uburozi. Nanjye mpitambwira muganga ati ko je ntabwo mfite, uwo yaba yabukuye ati igicucu gusa. Tiri nakazi kawe, ahita mutera urushinge ahita apfa. Noneho mu gitondo nsiga umurambo. We yari mukuru wa Riza, ari muri munawe? Yari mukuru wa Riza. Noneho nsiga umurambo kwa muganga, umudamu dusangane yitwa Mariselina ampekera wa undi wanegekaye yabyimbye ndirimo hagati nk'igisabo. Turagenda ndamubwira nti nubu njyanye kwa kumuti nabivugiraho amagambo cyangwa akajya kuwucaho ntareba, sinkufata araba ari umupfumu. Agenda asoroma umuyenzi akajya akoza mu gakombe, niwe yamuhaye. Ahita avuga ati bamuhaye umutaraza. Hanyuma arambwira ati fata uno muti umuhe ariko ntugire ubwoba. Amaze kunywa ahita acisha hepfo no haruguru, ahita akunja ngumi. Hanyuma rero nibwo nasanze imva yapfubye, ahita batangira gucukura iya kabiri ngeze imuhira. Riza yanyweye umuti araremba, ajya muri koma, bahita bamufata nawe nk'upfuye. Baravuga bati ubwo hari umwana uvuye kwa muganga w'umurambo tugiye gushyingura, kadushake n'indi ya kabiri tubashyingure rimwe. Kuko bari bazi ko ari uburozi nyine byari byamenyekanye. Noneho aho kandi akantu nashaka kukubwira, yego neza amatwi, nahise mvuga ni Imana, uyu mwana wanjye ngiye kumushyira Imana mu rusengero ayisezereho. Kuko hari umutsi wari ugitera, nkakora no mu musanga umva umutsi uratera, ndajaje abansanga urusengero rurakinze, mitanjajabira ku kiliziya. Ngeze mu kiliziya ndatambuka, kuko ni kiliziya iri ku muhanda, abantu bazi Nyamata barazi ko umuntu ahanyura akajya areba uri mu kiliziya. Ndatambuka wabona Imana iri hano, aho abahereza none bahagarara no yasiho. Njyaho padiri hagarara n'ubu yabiri hano, naho ntabwo ari mbona hano bamanika ukarisitiya mu kantu k'agasanduku. Ndambika umwana hasi, mbwira Imana ati ndava hano mbonye ikimenyetso, uri Imana ikomeye Mana, simfusha abana babiri ntumbe ebyiri umunsi umwe, ni abana ni 6, nzagenda mfusha babiri bashire, nta mugabo mfite nanone ganya gushaka Mana ndasenga. Abantu banyuze baravuga ati yafushije abana 2 none yasaze, dorajyanye intumbi mu rusengero. Ndasenga nabane Mana, simva hano Mana, wimbera nk'abarozi Mana. Nkajya nsenga n'ibitabaho. Umwana mpavazutse arakira, aravuga ati Mana ndashaka amazi, ariko yari ataragarura ubushyuhe. Mpita muheka nshima Imana, mnyereza icyubahiro, ndamuheka mujyanye mu rugo. Bashaka guhita bavuga bateka, ubwo agiye gupfa, ubwo atangiye gukanura. Iyo umuntu akanuye tubwo aba yarenze. Ndavuga niyo ya muntu wamaye umutemwe ngo singira ubwoba, nabo bakavuga batereka ntawe ugira ubwoba, yakwara kukurema agatima. None se gupfusha hano 2 urumva yagira ngo udahahamuka, ariko we yabonaga ko bitari bukunde. Ndetse ko bariri hamwe urumva yakira gute. Nuko mbihagararaho ndavuga nti mushyiremo umutumba, bati ntituhamba umutumba, hari intumbi, nimwenyitura umwana intumbi. Turahayura narangije bashyiramo umutumba barasubiranya. Ndavuga nti sinzongera kuhamagara nimuhumure nzamwihambira. Bucya mu gitondo yazutse. Wari utuye mu nce z'Inyamata? Niho wabaga? Nari ntuye Nyamata. Mukuri ubu hari ubutaka buhari bashyinguye nk'umutumba mu kigwi cya Riza. Ariko Imana tuyihaye icyubahiro, turayishimiye. Ishimwe rwose, Imana yarakoze. Riza bari bamucira urubanza bose, ndetse bakongeraho ngo uyu mugore ni umugome, aranga ko tumushyingura ngo ejo tuzagaruke twice imibyizi 2. Twari kubikorera icyarimwe. Naye ndababwira ati rero ho kujya mwice imibyizi 2 kandi ari mwihinga wa mugani, ejo ntimuzagaruke nzabyifashamo. Umva nzakora nkuko bakora urwina rw'umuvure, kandi nzabikora bibebye. Riza utuvugana afite igihe kingana gute? Riza afite imyaka 31. Yego, ubu ntarashaka. Hashatse abyayaka.
afite abana batatu. ni mama Ravi. Mama Ravi turamushoboje ahari hose. Urumva Satani yaragiye kuza nk'umugambi ngo buri umukwe urabuzukuru ubure n'umwana. Navugaga manu bagiye gushira bose. Satani yaratsinzwe. Umugore rubaroze ngo ari yaje ngo dusabane imbabazi atuye aho hafi nk'Imana we yarogeye babiri safari mweje azazaroga abandi babiri manu nzabigirane numva nyine ngiye kwiheba ariko mwijuru hari Imana imuha agakiza cyangwa yenda akamuhaye. Hagati aho ubwo batanu bose baracyariho. Ubu nukuri uri umubyeyi ushima Imana wa umubyeyi ufite abana batanu bariho n'undi umwe watashye tuzahurana nawe mu ijuru. Batanu barahari rwose barakuze n'abasaza n'abakecuru. Yego nawe ugomba kuba ufite nyine gukomeza kugira abakwe n'abakazana nuko. Kariya nakabye muri jenoside ako kariza kuko abandi ne narababyaye mbere. Ese ubwo Riza niwe muto muri bose? Niwe bucura. Yewe sikari bigiza de uko biri kose. Mana ni nziza. Mana igikora umuti. Okay, umaze imyaka ingahe rero nagihereyeho witwa yamvuga mu Kinyarwanda bajya bavuga kandi kwivuga asaga ari ukugukina ku mubyimba nisige nabanje kwisegura. Yego ubwo umupfakazi nabyo ni igitangaza ku buryo umuntu yatinya kubivuga. Ariko hashize imyaka nyine 30 nyine ni 94. Wumva hashize 31. Hanyuma wabwira niyo mpamvu nyine mfite 60 ko iyo gihe nafite 29 none hashize 31. Kabisa birumvikanye. Naiteranya kayitamenye abihwanye na 60 9 mpisha imyaka n'undi wahisha bakaba bayibona niba babona wese ko umuntu ashaje ngo mfite 50 kandi 60 itayigaragaza tufunga isura. Ni igiki wakoresheje mu myaka 31 ukarera abana batanu nta mugabo ufite? Ibi mvuga harimo n'abandi bagufashe kuyigira ariko nuko nzi ko hari n'abandi umubare munini cyane binanira. Ni igiki wakoresheje imbaraga ki washobojwe n'iki kurera aba bana uri umudamu mwiza ukageza iyi saha nta wundi mugabo wabashakiyeho ntaki wakoze iki? Tubwire mu ncamake. Ikintu nakoresheje bwa mbere ko nari mbonye ko bibaye gutyo mtambaga n'ubumbaye umusirikare. Nahise njya kugura ishoka nkajya nshaka abantu nasiriza nk'icyo gihe. Kuko mbere inyamata nasubiyeyo nyuma hari ahantu nari narashatse. Ndabanza njya kwa bamabukwe mbona ntibabyumvise neza baravuga ngo uje kuzungura umuteye umwaka arapfuye none uje hano ngo tuzakwica mbona nta kigenda bakajya bashaka kunshingira ku ngufu ngo fatamo umugabo umwe nutafata umugabo wanyu ngo bireke enda bane wapi nta wundi mugabo nzashaka ngiye kurwana urugamba rwo kurera abana nimbona n'undi mwana washoboye nawe mufate. Niko rero byagenze nakoresheje nyine imbaraga Weza ngize umugabo. Yewe nacanye amakara ishyamba rya komine nagiraga nkarigura nkaricana amakara imodoka nkayipakirira bakampa amafaranga. Uzi gutwika amakara warabikora ukabikoresha. Nacana amakara no gutsinda ibiti narabitsindaga nkabicingera nkabipanga hanyuma nkabona amafaranga. Hari inyamata. Nashije byo ngibyo nabikoreye muri Kamonyi. Muri Kamonyi. Umva nakoze nakazi kukwezi kakarya rugo. Wakoze mu rugo. Byageze hagati habazamo abarwara bwaki. Mpita njya gufata akazi kukwezi ubwo abana bakampishyushya mu gitondo nyene nkabaha. Nuko nkajya bamyandikira igiceri cya 50. Ku munsi? Ku munsi. Ubwo wakoreye amafaranga 1500 ku kwezi utunze abana batanu. Icyo gihe bari batandatu. Bari bakiri batandatu. Yo dore urumva buri wisoko bampaga 500. Noneho ngahaha bikagenda neza. Kundi wisoko bakampa 500. Ngahaha bikagenda neza. Hanyuma rero kundi wisoko bampa 500 akabashizemo. Hakazamo icyumweru cy'urupfu icy'inzara. Nkahita mvuga ndi umusirikare ngahita ncumukubuzo ngakubura mu isoko riremuye nkakubura ibyamenetse byaboze byose nkajyana nkabahaturira nkabaha nkavuga ati jewe sinanga umugayo nta kindi ngamije no kureba abana gusa ko numvuru nkakimara mbabaye gutyo ko numvuru umwe mu banyarwandakazi baciye mu buzima bukakaye gorongewe nagiye no kwasa inkwi no kuri gereza nkajya nasa amazitere hamwe n'abagabo. Gereza yahe? Gereza y'Imuhanga. Wagiye kwasa inkwi kuri gereza y'Imuhanga kugira ngo uhembwe se cyangwa kwari uguhembwa nyine? Ntabwo je naburaga akazi nabaga mfite imbaraga zanjye ariko nzishuraga hashobokana narukarakana nazibumye hari imasaka iriya midugudu yo hasi muri Bwiza nayibumbiye za rukarakara. Uri umubyeyi? Icyo gihe imasaka hari hataraza amazi nararaga mvoma bugacyankirirwa mbumba amatafari. Uvoma za 19? Twavomaga bidobo nuzi binamba hasi 19 byo kubumba nyine
ukabumba. nta ndwara natakaga, sinatakaga umutwe, ibyo bindi byaje nyuma. Ko numva uzandika igitabo cy'ubuzima by'amateka y'ubuzima y'ubuhamya rwose umuntu yanacyandika kikajya gihumuriza cyangwa dukurikire kuri izi channel. Mbona hari umudamu mperutse kubona afite akana mu ntoki kamwe, noneho arambwira shanga ngo umwana wanjye mbuzaho musiga. Ninse ngo byagenze bite? Ati ngo bagiye kwiga, ariko se wa mugore we kuki utagira n'icyari ryiza, kuki nawe utamujyana kwiga nk'abandi bagiye? Ngo ngaho se mfashe ngo mudukayise umwana umwe w'inkumi warakunaniye, wabumba amatafari wakwasa inkwi nigiye nareza abana banjye nongeraho n'abandi 8 ngura umunzani nkajya mpima none umwana umwe ufite mu ntoki gutya, yewe genda niba tamushoboye witaye utabarirwa ahandi. hari ukuntu abantu bashaka kwigagaza kigira mbese nk'ikiweriweri akumva ntiyabishobora kandi yabishobora. Kuko buriya cyagiye icyo gihe nasaga inkwi nkacana n'amakara, kwari kubera nta kazi kabaga. Je mbona uburaho hari hakazi, hari abafurisha, hari abanebwe baraho ngo nkoropera ha. Yewe ntabwo none hakazi umuntu yakabura. Hari n'abakozi b'Imana wasanga afite n'ibyo birakabigupfunda. Icyo gihe ikintu cyose naburaga ikayi bakabatuzahinga umubyizi n'ikaramu zayihingira undi mubyizi, byose kandi nkabikora imbaraga nabaga nzifite. Ndwariye rero maze kurwara byahise byanga, abana padiri arabafata bitaho ndetse n'umurenge. Imana ishimwe yaduhaye ubuyobozi bwiza. Imana ishimwe. Uri kutwibwira Gitifu akaza kugusura mu rugo, n'ubwa mbere numvise ngo Gitifu yageze iwanjye araza nkorera n'imbago. Uri kutwibwira watubwiye izina ry'ubuhanzi, ariko nge buhanzi nzaho byaturutse n'indirimbo ufite ndabizi ko byagenze. Ese ubundi mu ndirimbo ufite nyinshi wakoze n'itara wakora, indirimbo ukunda kurusha izindi ni iyihe mu ndirimbo zawe? Uvuga ati nanjye ntaririmbye indirimbo ivuga ngo yitwa gute? Nahise ngikira. Banza ubyibuka nta kibazo. Indirimbo iri kuri channel. Indirimbo ivuga ngo umubabaro wawe Imana yarawupimye. Kuko niyo naririmbye ngatekereza ukuntu nabaye imfubyi nkagoka, nkabona abana banjye bagiye kugoka nkanjye, nkahita ndirimba ngo umubabaro wawe Imana yarawupimye, amarira yawe Imana yarayapimye. Ubwo se ndirimbo niko yitwe umubabaro wawe? Ntabwo ni uko izina uraryibagiwe. Indirimbo rero buriya nta nubwo nazibara. Ufite nyinshi. None se ko njye mfite indirimbo yawe nanjye nkunda wowe ukakunda iyo. Mfite indirimbo yawe nkunda yitirirwa izina ryawe kanitirirwa channel ryawe yitwa Amahirwe ya Kabiri. Iriya ndirimbo ndayikunda, by'umwihariko nkunda iri gucuranga gitari mu minota ya mbere ibanza niwo buri gucuranga. Gucuranga byaje gute? Nicyo nari ngendere ubundi byo byaje bite? Gucuranga nyine 95. Urumva napfaka nyine 94, ariko 95 njya kwiga gitari ku muhungu wo muri korali witwa Varsity. Niwe wanyigishije. Aracyabaho? Yarapfuye. Yaratashye. Akugisha gucuranga. Niwe wanyigishije akambwira ati agafata urutoki ati rutsindagire kuri uyu murya n'urutsindagiye kuri uyu n'urutsindagiye kuri uyu, ati kandi inzarubanza uzice, inzara nkazigiranye, intoki nkazigonderaho. Niwe wabinyigishije. Ubundi nkomeza ngenda nyine nkomeza mbyihuguramo bigenda, ubundi nkabyibagirwa, ariko nyuma rero ndavuga nti Imana ntayicurangiye n'ukuntu yanyijije nta kintu nakora. Impamvu nari mbikubajije, uri umwe mu badamu bo mu Rwanda kandi abagore barashoboye urabizi, ariko uko biri ntago muri aba benshi bazi gucuranga, cyakora barahari. Uri umwe muri bake rero bazi gucuranga. Harya buri bundi gitari zigira uburyo bungaye, habaho gitari solo, akabaho bass n'indi yiharya. Yanjye ubundi ni acoustic. Solo rero ni abacomeka ku muriro. Acoustic rero yo bayicomeka kuri megiseri gusa, wakura ku murya bigahita byohereza muri bafure, umva Satani agapfira aho ngaho. Nubwo nta muntu wabidusa, ariko ubutaha mu kiganiro tuzagirana rwose. Ndimo ndasenga Imana ngo impe gitari wenda izayiba. Ndabyibutse. Harya uzi gucuranga gitari ariko nta gitari ugira? Barayitwaye. Naragenda yigurira amafaranga yawe. Nyarugenge ndagenda mbaza muri kazi ndayigurira 6. 160. Iranahenda niyigura ariko si menshi cyane. Naraza arambwira ati wayimpaye ko mitanyigarura arantetereza, ariko naye niyumvisemo ikibazo ko umutima uri kunsimbuka. Ariko se wowe ibyo wishyizemo atubwe si ibyo wimitsera, ndayimuha mva ubi umuburuko. Umuntu udukurikiye wumva yifuza, narabitekerezaga nkumva marira araje, Imana ni kuki nagira ubwenge unayimuheraga iki. Mose yajyaga atsinda Abisirayeli, ariko witwa Aroni naho uri bamufasha amaboko. Umuntu udukurikiye wagira impuhwe n'imbabazi n'umutima wagufasha, ariko Imana afite uwo yamukuye akuguriye gitari cyangwa se akagufasha nawe ugashyira ahandi akayikugurira, akagufasha kwamamaza Kristo no mu butumwa bwiza, ukagira uririmbo ufite yawe yabagize neza. Dusatira umusozo,
ndagira ngo ni ibiki ibintu bibiri wabwira abantu badukurikiye biri ku mutima wawe? ibintu bibiri nabwira abantu badukurikiye. icya mbere, yego, nababwira ngo umuntu uzatakaza Imana azaba ahombye icyo bita imfini burundu. imfini Ugomba nyine igihombo cya burundu. Yego, kuko iyo nta mana ufite nta kintu wabona wiyambaza. nta mana nta buzima, nta kintu. icya kabiri, ikindi cya kabiri ni uko umuntu yakwihangana. Kwihangana nibyo byatumye kugeza ubu nta sida ndwaye. Kwihangana nibyo byatumye abana biga. Kwihangana nibyo byatumye umutima wanjye udatekereza ibi, bituma n'Imana ingarukaho inyeza icyago. Buriya ibyo bintu bari barabifotoye bambazemo, ariko ndavuga ngo iyo foto ntibazayijyane mu rugo bitewe nuko numvaga ntashaka, nari ntakibona n'ibara ry'umutuku. Ibyo bintu bibiri rero njye nibyo nabwira umuntu. Kwizera Imana no kwihangana nibyo bintu bitsinda urugamba. Hari umubyeyi udukurikiye nonaha wagize ibyago, wenda apfusha umugabo nawe arapfakara, hakaba hashize nk'imyaka hagati y'3 n'5 n'8 ikiri mike, umugabo akaba amusigiye nk'abana 2, wenda afite naho kuba cyangwa kodesha, kandi umubyeyi udukurikiye bikaba bidasobanuye ko wenda wari umukristo cyangwa ari umurokore. Mu mvugo y'abarokore cyangwa nk'umunyarwanda, nk'umujyanama, nk'umubyeyi w'inararibonye, uyu mubyeyi wamubwira iki kizamutsindagiza mu buzima bwe kugeza Imana imushumusha akabona urundi rugo, cyangwa Imana imurinze akagererezo ryiza? Wamubwira iki umuntu waba adukurikiye akijijwe cyangwa adakijijwe? Cyo namubwira, wenda hari ukuntu umuntu arangarira mu bitunguka ariko akagira ngo birunguka. Ibyo nari nararangariyemo. Yego, nari narangariye muri ibyo by'imodoka n'ayo maduka, ngira ngo ndimo ndunguka ahubwo ndimo ndahomba. Kuko natakaje Imana irazira bihanagura kugira ngo mbone uko nongera kuyigarukaho. Namubwira rero ati ibintu umuntu arangariyemo agira ngo arimo arunguka nta nyungu ibirimo. Hariho n'ugenda akaraza umugabo akamuha nk'ibihumbi 50 akagira ngo arungutse, ndyamye rimwe none bamuhaye 50, ariko nibwo abahombye. Namubwira ngo ikintu cyose kidashingiye ku Mana kiba ari igihombo. Niko nabwira uwo muntu. Nicyo kintu wabwira umuntu umwe ko ibyo yatekereza byose ashyira Imana mbere, Imana ibe fondasiyo y'ubuzima bwe izamushoboza. Nujya kugenda bagati Imana njye imbere, Imana ikujya imbere. Buriya nta Mana iri imbere yawe, ikintu kiraza umutwe kikawumena. Ariko marayika w'Imana ajya imbere akagenda abigira gutya aca inzira. Nuko biba bimeze iyo wizera Imana. Reka dusatire umusozo mu kiganiro cy'utazanye kongera guhura hano kuri channel yawe Amahirwe ya Kabiri, no kwicana turi gukoraho Isezerano TV cyangwa se no Kubera TV. Tuzakubaza ikintu none ariko ntukinsu uzakimwira kigiye wabiteguye. Nzakubaza nonaha ubuzima ubayemo, ikintu ukora cya buri munsi uzakivuga ubutaha. Nimba ari akazi gakeneye abantu muri rusange bajye baguha akazi, nimba ari icyo wifuza kuba wakora abantu bagusengera gutere n'inkunga, ubutaha ngira ngo uragenda nyishubije. Uragenda ugishubije? Okay, ntacyo bitwaye. None se mu buzima bwa buri munsi mva ngize yerekwa ni iki kintu ukuraho? Isabune, umugati, ibirayi nkuko tubyita imvuga y'i Kigali, kandi wumva wanavuga uti ngikora kinyamwuga ku buryo abantu bankenera. Yego. Ubundi ngewe mbere nakoraga ibitenge. N'uwabona iki kiganiro anzi yahita yibuka ko nabikoraga. Ariko amarangi yarahendaga ariko bikunguka cyane, amafaranga y'umurengera menshi. Kuko nyine muri ubwo burwayi igihe navanye mu burwayi bwo kumugara mu mugongo, ntabwo nkoresha umugongo cyane, nkukoresha nta kazi k'imbaraga ushoboye. Ni ukuvuga ngo ibyo bitenge nariyicariraga ngacanira amarangi, amabara nayakoze ngakubitamo ibyo bitenge, ubwo amarangi abuze ndabyihorera. Ariko ubu nkora nk'isabune y'amazi. Iyo umuntu ambwiye ati isabune nayimaze, nkamushyira akavido akanyihera 3, ndaza ngahaha. Ubundi nanone nkagenda nyine nizigama dukeya, ukwezi kugashira na inzu nayabonye. Ubu nta kintu kikimpangayika. Mbere nahangayikwaga no kubaka itaje, nkangayikwa n'ibintu ngo nzageraho. Ubu nta kintu nyine nageraho uretse gusenga gusa. Ubu nyine byose mbese narabyoroheje. Okay, uyu mubyeyi udukurikiye azi gukora ibitenge ariko amarangi yarahenze. Kabiri, azi gukora isabune y'amazi, wenda nikomeye azabimenya mu gihe kiri imbere. Byo ndabizi. Nikomeye arabizi nuko wenda kugorana ibikoresho. Ahantu mba ni hatoya ntabwo byakunda. Uri umuntu udukurikiye ufite hotel, ufite restaurant, ufite iki,
wanamuvugisha kuri nimero agiye kuguha ukaba wamuha isoko n'ubundi bujyanama. Ntabwo tuba tuzanywa no gusabiriza, ni ukuvugaho Imana yadukuye n'ibyo Imana imaze gukora. Ariko nanone wowe udukurikiye uri hafi cyangwa uri hanze y'u Rwanda, hari ibintu abazungu bajya baturusha rimwe na rimwe, bagatera umuntu inkunga bakamushyigikira, kandi harimo umugisha w'Imana. Nawe ufite umutima wo kuba wagira icyo ukoraho umugisha binyuze kuri uyu mubyeyi, urabyemerewe. Tugiye kuguha nimero ya telefone yiwe ubundi dusoza ikiganiro. Ngaho babwiye nimero yawe umuntu yakuboneraho, yakugisha inama. By'umwihariko abadamu, abantu bari kubaka ingo bakabona guhuzagurika, abantu b'abadamu yenda bapfakaye, umuntu wese ukeneye ubujyanama kandi zikora umujyanama mwiza, n'ibindi byose twavuze haruguru n'icyo tutavuze yakubaza, mubwira nimero yawe. 88 0788 48 48 28 79. Hari umuntu amarangamutima n'umwuka bimwemeje kuba yakugura n'ikiro cy'isukari, ibaruye kuri isubiremo rimwe. 0788 yego 48 yego 28 yego 79. ibaruye kuri Mundanikure Delphine. Mundanikure Delphine, ni kuzimu habaye kure, Imana inakugarura. Rero turabashimiye umwanya muduhaye. Umuntu wese dukurikiye niba ari ubwa mbere, ukande subscribe, share, comment na like birakenewe. Hanyuma ibiganiro byacu byo nakagaruka. Nge nari Tade Ntivuguruzwa. Imana igwamara n'umugisha. Dusengera Imana dusoze. Uwiteka Mana nziza, Imana yera, Imana yumva, Imana idahishwa ibanga, ubwugamo bw'umugaru, igiti cy'inganzamarumbu, isambu itarumba. Turi imbere y'amaso yawe Mana, turacyari imbere y'amaso yawe tuvuga gukomera kwawe no kugira neza kwawe. Aka kanya narindi kumwe n'abakozi bawe Mana, tuvuga ineza yawe, tuvuga ibyo wadukoreye n'ukuntu wadutaburuye muri gahinda gasaze tugeze mu rupfu. None bibaye ngombwa ko tugiye gutandukana kubw'umubiri, ariko kubw'umutima turaba turi kumwe. Rero ndabashinganishije, ubu tugiye kugenda, hariho n'abari butege cyangwa nanjye ndi butege. Uturindire muri ibyo byuma byakozwe n'abana b'abantu, nitujya mu rugo turashima izina ryawe. Urakoze rero kubyumvise uko bikoze, bisabye nizeye izina ry'Imana, Umwana n'Umwuka Wera. Amen.